uyu ni umwe musanzwe mumenyereye nka Burikantu aho aba ari kumwe na wa wundi n'ubundi ngo witwa buri nguni. Ubwo nizere ko byibuze mwebwe mu nteze amatwi aka kamwanya ngiye kugenda mbabwira ibimubayeho. Ubwo uyu nguyu nyuma y'uko afungiranye abakobwa bagera kuri babiri ashaka kubabwira uti turagira bataragira ni mu byanga ntago muri buze kuva ahangaha. Ibyo byose bikaba bibaye nyuma y'iminsi ishize uyu Burikantu ari kuvugwaho cya kintu twavuga ko kitari cyiza. Ngira ngo video mwese mwagiye muyibona ku mbuga nkoranyambaga icaracara aho byagaragaye ko iriya sura yari iya Burikantu, aho ngo byagiye binateza impagarara ndetse n'amagambo menshi kuri social media, aho byagaragaye ko Burikantu cyangwa se uyu witwa Mwitende Abuduru Karimu nk'uko musanzwe mumuzi, amazina ye nyakuri nayo ngayo mba nkubwiye, aho nyine byagaragaye ko ari Kurigata mu gitsina cy'umugore, aho nawe yaje kubigarukaho abinyujije ku rubuga rwe rwa YouTube, aho yagendaga nyine avuguruza ayo magambo ari kugenda amuvugwaho abwira abantu ko ngo atari wari Kurigata ku mupuri cyangwa mu mupuri nk'uko we yagiye abigarukaho. Ubwo ngewe umupuri ntago nzi icyo ari cyo, mujye muri comment mubimbwire. Sinzi naho nigeze mbona aha mu mujyi wa Kigali ikigo runaka cyanditseho ngo umupuri n'ibindi byinshi, ubwo sinzi umupuri ngo ni iki. Mujye muri comment mubimbwire. Ngewe ikinzanye kuri izi mikoro ni ukugenda nkubwira ibya Burikantu ukorana na buri nguni musanzwe mubazi kuri social media. Byagenze utubundi ntega amatwi byose mbikugezeho, ariko kandi mbere yuko mbikugezaho ndagira ngo mbwire wowe ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel rwo bwa mbere, niba utaradusubscribinga cyangwa se ukaba utarakora sabone nk'uko we usanzwe unabyita, kora kuri iryo jambo ryanditseho sabone cyangwa subscribe, ubundi tujye twibanira muri aya makuru tukugezaho uko bwije nuko bukeye. Utiki rero Burikantu ntago turi butinde, reka byose ngende mbikugezaho usobanukirwe neza uko ibi byose biba byatangiye kugeza ubwo uyu nguyu atawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu ngira ngo ntago mwabura kuba mumuzi, birashoboka ko waba ari bwo bwa mbere umubonye, ariko nta muntu n'umwe utamuzi, nta muntu n'umwe utazi uyu muntu. Bamwita Mwitende Abuduru Karimu. Mbere yuko mukugezaho reka nkubwire ngo ukomeze ubane nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG umuhungu w'Imana. Ntago turi butinde, abantu benshi musanzwe mumenyereye ko mba ndi bwizimbe mu magambo nkavuga byinshi, nkavuga bijyamva he na njyahe, ariko ntago nguwo ari njye. Ngewe ndasa ku ntego twikomereza. Uyu Mwitende Abuduru Karimu wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Burikantu na buri nguni, ubwo abakorana na mugenzi we akaba yatawe muri yombi azira gufungirana mu nzu abakobwa. Ubwo bivuze ngo nimvuga inyumba cyangwa inzu ku bavuga igiswahili ni inyumba, ubwo nimvuga mu nzu mwumve ko bishobora kuba ari na ghetto abangaba babamo, nk'uko dusanzwe tuzi ko n'ubundi ari abasore. Ariko ibyo ngibyo tukagenda tunabihuza na bimwe bimaze iminsi bicaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho Burikantu n'ubundi uyu watawe muri yombi yagiye agaragara mu matako y'abagore ngarimo ashyiramo ururimi. Ibyo byaba bigayitse, ariko kandi reka twizere ko wenda bidahura n'ibi ngibi. Gusa ibi byo ngewe ndabyemeza 100% ko byakozwe n'uyu nguyu, ariko kandi n'abandi mwese tugiye kubana muri aya makuru murebereho. Iri ni ikosa rinahanirwa n'amategeko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Narindi nkubwira ngo uyu nguyu akaba yatawe muri yombi azira gufungirana mu nzu abakobwa babiri bari bagiye kumureba iwe mu rugo. Birumvikana niwe muri ghetto rwose. Ahangaha n'ubundi uyu Burikantu ndetse na mugenzi we basanzwe bakorana witwa buri nguni. Ubwo reka nivugira uyu Mwitende kuko niwe watawe muri yombi. Buri nguni ubwo ari aho ngaho nyine, we ntago ibi ngibi ubwo bimureba, kereka wenda nibaza gukora iperereza bakaza gusanga nawe harimo ukuboko kwe, ubwo nawe yaza gutabwa muri yombi byanze bikunze. Uyu nguyu akaba atuye ahangaha mu karere ka Gasabo muri uyu murenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, ahangaha ni muri uyu mudugudu wa Binunga. Ubwo sinkurabuye
nugirana ikibazo n'uyu nguyu uzamenya aho umushakira. Abo bakobwa rero ngo bari bagiye kumureba tariki 20, bivuze ngo n'ejo niba uyu munsi turi ku itariki 21, birumvikana byabaye ejo. Kurikira inkuru neza rero, ngo aba ngaba bari bagiye kumureba, aribwo bari banagiye kumureba kuri tariki ya 20 Nyakanga 2025, kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro. Ibi biganiro ngo byari kuzajya n'ubundi ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga, aho n'ubundi uyu Burikantu yari yarabemereye ko, cyangwa se yabasabye kumusanga iwe, agira ngo abemerere, cyangwa wenda twavuga nko kumuporomotinga cyangwa kubaporomotinga. Urabona bafite umuyoboro wa YouTube channel umaje kuzamuka, byanze bikunze umuntu nk'uyu nguyu yavuze ngo aguporomotinge mu buryo runaka ntago wazuyaza, ariko kubera ko abakobwa batari biteze ibyo yabasabye, nibyo byaje gutuma ibi byose bimera gutya. Uri kwibaza uti polisi yabije mute? Komeza untega amatwi byose ngende nanabikugezaho. Nk'uko rero ibi ngibi byagiye binagaragara, ibi n'ubundi nyuma y'uko polisi ibizamo, nibwo byahise bijya ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo ibi byagarutsweho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ari ibyandika ndetse n'ibikorera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, ari nabwo nanjye nkugejejeho iyi nkuru. Ngira ngo nshobora kuba nyisohoye ndi nko kangahe ukoze iyi nkuru y'uyu mugabo watawe muri yombi. Niba ukibaza uti nibyo cyangwa si byo, icyo nakubwira cyo ni kimwe, amakuru yose urajya usanga kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, by'umwihariko ahangaha kwa Sharire OGTV. Ntukajye ushidikanya cyangwa ngo wibaze impamvu, cyangwa ngo wibaze ngo ntago ariyo. Ubundi ngewe narabikubwiye, amakuru yizewe kandi agezweho nta handi uzigera uyasanga usibye kuri imiyoboro wa YouTube. Nari ndimo nkubwira rero ngo ubwo uyu Burikantu yazaga gutabwa muri yombi, bikaba byagaragaye ko abakobwa n'ubundi ngo baje iwe kuri kominikasiyo yabaye hagati ye nabo, ubwo yabizezaga kugenda baporomotinga kugira ngo barusheho kugenda bagaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo umwe aza gusaba umwe, kubwira uyu Burikantu yaje gusaba umwe, ubwo ni nyuma y'uko nyine bageze hariya muri geto, yaje gusaba umwe kumusanga mu cyumba, arabyanga. Ubwo n'umwe muri abo babiri amaje kubyanga, Burikantu nawe ahita akora iki? Byaje kugaragara ko uyu Burikantu yaje kurakara cyane, ahita arababwira ati ntago muri buva aha ngaha mutamaye amafaranga nabatanzeho itike. Birumvikana ubwo niwe wabategeye, ndetse ngo nibyo yari yabagiye abakiza mu rugo. Yagiye anababwira ati yababwiye ko basohoka ari uko bamwishyuye amafaranga yabatanzeho ndetse n'itike yewe na fanta. Ibyo nibyagiye bibwirwa abo bakobwa. Abo bakobwa bigiriye inama yo guhamagara polisi, ubwo bayihamagaye nyuma y'uko babonye ko Burikantu bigize yabakingiranye. Tekereza, ariko nawe ntago ufite mu mutwe kabisa, ukingiranye umuntu none afite na telefone, kandi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda murabizi ko buri muntu wese yahawe ijambo. Ubwo se ni gute natabaza? Nanjye ndibo rwose sinabura gutabaza. Ubwo ahari wenda mwagize ngo ni kwa kundi mufatirana abantu ati ubwo nkoze iki ngiki baraza guhita bavuga bati ngaho basigira bataragira. Twamenye ubwenge, ubwo ntihazagira uguhohotera ngo kubera ko akurusha amafaranga cyangwa akurusha ubwamamare. Aba bakobwa rero nibwo bahise bigira inama yo guhamagara polisi. Polisi y'u Rwanda ndayishimira, ikorera imbere, yahise iza irabafungurira. Burikantu nawe ahita atabwa muri yombi. Uyu musore wari umaze n'iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amashusho yemeza ko araye, yagiye hanze. Ubwo ndi kuvuga amashusho mwagiye munabona namwe ko ari amashusho yagiye agaragara, cyangwa yagiye yemeza ko amugaragaza arigata mu gitsina cy'umugore, aho nawe yaje nyuma abihuhuramwe ati sinzi abari kugenda bamvuga ngo ndi kurigata mu mupuri. Ibyo byose rero bikaba byaje bihurana n'ibi ngibi byabaye kuri uyu munsi, akaba yaje guhita atabwa muri yombi. Ibyo nibyo nabankubwiye kuri Burikantu. Ubwo nizera ko byibuze ibindi byose ndajya ngenda mbikurikirana neza cyane, nza mbikugezaho. Reka nizere ko byibuze ubashije kumenya uyu nguyu ko ari mu maboko ataraye. Ubwo reka dutegereze ikiraza gukurikiraho, nkwizeza ko nabyo mbirimo kugira ngo byose ugende usobanukirwa neza uko bimeze. Ngenda gushimira nkubwira ngo wakoze kubana
nanjye tuze gusubira amakuru yacu ari imbere, mvuga kuri mikoro nitwa Sharire OG, asante sana.